kugaburira imbwa. Amen. Ibyayo ntabwo ari ibyo kugaburira imbwa, yabigushyizemo kugira ngo bikugirire akamaro, yabigushyizemo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ariko iyo wibeshye gato ukava mu Mana ugasubira kwa Satani, birushaho kuba bibi cyane, urushaho guteseka, urushaho kugira ibibazo, urushaho no gukora ibintu abandi bantu bazima batigeze bakora. Kubera ko nk'ahangaha baravuga ngo ku murongo 34 ngo ubusambanyi bwawe buciye ukubiri n'ubw'abandi bagore, ngo kuko ari ntawe gukurikira ngo umusambane, ahubwo utanga ibiguzi ariko weho ntugurirwe. Nicyo gituma ucishije ukubiri n'abandi. Amen. Birashoboka ko wagize aho abantu benshi cyane bakakuvaho kubera ko ntabwo cyambaye ubwiza bw'Imana, bwa bwiza bwawe Uwiteka yari yaraguhaye ntabwo abantu bakibubona. None igisigaye no kuvuga ngo uzajya unatanga n'amafaranga uvuge ngo byibura mbashe kugira inshuti, mbashe gukundwa, mbashe kongera nk'uko nari meze mbere. Imana ntabwo bikunda. Niba yaraguhaye ubwiza bwayo ukabukoresha uko bidakwiriye, iravuga ngo stop, birarangiye. Birashoboka ko ugifite ibyiringiro byo kugira ngo usubire inyuma uvuga uti hari aho Uwiteka yankuye, hari aho Uwiteka yagejeje, reka nce bugufi nongere nemere, mwizere, mwiringire. Amen. Nkaba nongeye kwifuza muri icyo gice cya Ezekiyeli ngo duhere ku murongo wa 59 turangize. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati nanjye nzakugenzereza nk'uko wagenje, ngo kuko wahinyuye indahiro ukica isezerano. Amen. Ni ukuvuga ngo rya sezerano Uwiteka yaguhaye ku murongo wa 8 ndibaza haravuga ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza ngo mugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye sezerana nawe maze ubu wanjye. Ni ukuvuga ngo ibi byose twakagombye kubyibuka, tukibuka ko hari Imana yigeze kutubwira ngo tubeho ariko twarabo gupfa, tukibuka ko Imana yigeze kutubwira ngo baho, ngo gira ubuzima, gira ubwiza nakwambitse, ngo uri uwanjye. Amen. Turahirwa kuko Imana yigeze kutugira abayo, yatwambitse imbaraga zayo, tuzajya duhora twibuka aya masezerano. Amen. Umurongo wa 61 aravuga ngo nibwo uzibuka inzira zawe ugakorwa n'isoni, ubwo uzakira bene nyoko, bakuru bawe na barumuna bawe, ngo kandi nzabaguha bakubere abakobwa, ariko si kubw'isezerano ryawe. Amen. Hano wavuye mu isezerano ry'Imana, hari ibyo Imana yari yaraguhaye, hari ibyo Imana yari yaragupromese ivuga iti igihe iki n'iki nzaguha, igihe iki n'iki nzabikora. Amen. Ariko Uwiteka ngo burya ngo Imana ni Imana, ngo uragenda ugakora ibyaha ibyo wishakira byose, ngo ariko Imana hari igihe ivuga iti no, isezerano ryanjye ngomba kurisohoza kugira ngo byibura bikubere ibitangaza, nawe wongere uvuga uti no, Imana iracyanyuka kandi nanjye ndi umunyabyaha, Imana iracyanyuka kandi ndi inkozi y'ibibi, no, irabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Umurongo wa 62 aravuga ngo nuko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, maze umenye yuko ari Uwiteka. Imana iravuga ngo nubwo uri umunyabyaha, uri inkozi y'ibibi, wikorera ibyo wishakiye, ariko Imana irakubwira ngo baho, kubera ko yigeze kuguha isezerano. Amen. Umurongo wa 63 ngo kugira ngo ubone kwibuka no kumwarwa, ngo kandi we kongera kubumbura akanwa kawe ubitewe n'isoni zawe, nimara kukubabarira ibyo wakoze byose. Ngo niko Umwami Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo amasezerano Uwiteka azayasohoza, ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari uko twitonda, ntabwo ari uko tugenda neza, ntabwo ari uko turi beza. Uwiteka azabisohoza kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Nari nifuje kuganira namwe kuri iri jambo ryo Umwuka Wera yari yampaye, ariko icyo ndabasabira nanjye nisabira kugira ngo amasezerano twahawe, ibyiza Uwiteka yatwambitse, aya mazahabu Uwiteka yadutatse, tubashe kuyakoresha neza, tubashe kugenda uko bikwiriye, tubashe kwera kuko n'Uwiteka arera. Amen. Izina ry'Uwiteka rihabwe
icyubahiro. Iryo ryari ijambo ry'Imana muri rifite. Amen.